Airtel money iri kumena money koresha Airtel money utsindira amafaranga haba kwishyura amazi haba kwishyura irembo ohereza amafaranga yelelele kuri miliyoni kuri miliyoneri na Airtel money baba miliyoneri by'ukuri iki gihembo kirashimishije cyane kubera ko najyaga nkora ngakora uko nshoboye ariko ukinteye kuraje ndetse kigiye gutuma nongera igishoro mu cyo nari mfite. Airtel money by'ukuri miliyoneri ahumura nk'amafaranga miliyoni muma miliyoni nkareza mama amafaranga yikura mu gicu ngura umuriro none ubu ngubu nabaye miliyoneri ndikesha iki Airtel money na Airtel money baba miliyoneri. Airtel money ubu wabyuka uri miliyoneri hamwe na Airtel money. Icyo usabwa ni ukohereza cyangwa ukakira amafaranga, kugura amayinite, interinete, ishyura umuriro, fagitire z'amazi n'ibindi byinshi ukoresheje Airtel money. Uko niko ushobora gutsindira 500 ku munsi, miliyoni 2 mu cyumweru ndetse na miliyoni 10 mu kwezi. Akarusho nuko mu gihe Mr Money agusanze ubitsa cyangwa ubikuza ku mu agent ahita guhereza cash ako kanya. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.